yaba ari umuntu ukurikiye kino kiganiro cyangwa perezida wa repubulika, yego, ikintu nasaba ukumpa imbabazi ngiye ku giti cyanjye mbere na mbere, kuko mbere nabanje kuzisaba abanyarwanda, ako nsabye imbabazi no ku buyobozi, nsabye imbabazi ku bayobozi abo ari bo bose, nsabye imbabazi kuri perezida wa repubulika, nsabye imbabazi ku gihugu cyose muri rusange. yego, umuvandimwe wanjye ale inkuru yanjye. Ibi byose kubigeraho bisaba guha icyizere Vima Cleaning Service. Aba banyamwuga bakagera iwawe bakakogereza intebe zigasubirana ubushya zahoranye. Nibyo twoza intebe z'ubwoko bwose, yaba iz'uruhu, umwenda n'izindi zitandukanye. Twoza amatapi agasubirana ubushya. Nibyo twoza amakaro agacya, yaba mu nzu utuyemo ndetse n'inzu nshyashya bamaze kubaka. Icyizere cyawe gihe Vima Cleaning Service, kuko barihariye mu koza amapave agacya kandi neza. Twoza ibikuta bisanzwe, yaba iby'amatafari ndetse n'ibindi bitandukanye. Twoza amabati, amategura akongera agasa neza. Duha ikaze nka Vima Cleaning Service, dugukorera fumigation, twirukana udusimba n'udukoko bizi iwawe, maze ubeho iwawe utekanye. Nibyo dukorera mu Rwanda hose, tugusanga aho uri. Akarusho kandi niyo ubutumwa bwaba ari bwinshi, twandikire ku mbuga zose, unahamagare kuri 0783 63 48 61. nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubu buzima, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi aho ari hose atandukanye, abari muri Afurika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, mwese tubahaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Grand Merci. Gusa mbere yuko tuganira na Grand Merci, mutegereje muri benshi cyane, mutegereje amakuru ava kwa Grand Merci ndetse na Alain. Mwamubayeho kugeza uyu munsi, mumubaho, tugomba gukomeza kuba kuri Grand Merci. Ntabwo ndabwira inkuru uko imeze, reka tubanze tujye ku isomo ry'umunsi. Isomo ry'umunsi rero ni ukubwira ngo tujuru ubeho, wongere ubeho. Wowe mujene uri kutwumva, ndabizi ko kino kiganiro kiza kurebwa n'abajene benshi bari mu kigero kimwe cya Grand Merci, cyangwa bari munsi ye, cyangwa abamuruta. Mubeho, ariko mubeho neza. Ibyo waba ufite byose bikongoza, bigushyira hejuru, tujye twiga guca bugufi. Waba ukuze, uri mu kigero cyanjye, unduta, uri mu myaka 60, 70, urwego rwose wazageramo, ujye kuvuga neza, ujye wiga guca bugufi. Hari umugabo witwa Antoine Rutayisire, pasteur, niwe ujya avuga, wigeze kutubwira ati, nujya utera intambwe werekeza ejuru, wenda wagize amafaranga, wabaye umusitari, wagize byinshi, navuga ngo byagakwiye gutuma uba umuntu uri hejuru cyane, jya urushaho kunywa igikombe cyo guca bugufi. Nuterera esikariye imwe izamuka ijya ejuru, mu busitari, mu bukungu, jya unywa n'igikombe kimwe cyo guca bugufi. Nuterere iya kabiri yo kuzamuka ujya ejuru, unywa ibikombe 2 byo guca bugufi, unywa ibikombe 3 byo guca bugufi. Biba byiza kurushaho kandi biranaryoha. Kwishyira hejuru ntacyo bitanga na gito. Be humble. Uyu munsi rero ndi kumwe na Grand Merci, mutegerejeho byinshi. Amakomantere nayabonaga mu nkuru z'abantu batandukanye, amakomantere nayabonaga ahantu hatandukanye, mu biganiro bitari ne bya Grand Merci. Komantere zirahari nyinshi cyane, ariko turashaka inkuru ya Grand Merci na mukuru we Alain. Niwe tujye kuganira, ntibikuze kwishima. Grand Merci, umeze neza? Meze neza, ndashimye. Urakomeye?
urahora akomeye? ndakomeye ndashima Imana. Urakomeye, urashima Imana. Ufite byinshi byo kubwira abanyarwanda, sibyo? Urumva uri tayari? Gramex, twakurikiye byinshi ku rubanza rwa Alain, rurongera ruratangira biturutse ku nshuti zawe zo ku nkuru yanjye. Urubanza rwe rwo kujurira rwe rwashyizwe mu mwaka wa 2027, ruramanurwa rushyirwa mu mwaka wa 2025 ihera, ariko bikorwa ejo bundi barasubika. Tubwire idonido uyu munsi, navuga ngo duhereye aho ngaho byagenze bite? Duhere kuri cya kiganiro giheruka. Ubushize twari twavuze ko kuri 25 aribwo urubanza rwa Ale nyine byitwaye ko aribwo ruzaburanwa. Twaricaye turategereza, amatariki aragera, tujya kumva urubanza. Ako nkurikije n'imanza ngiye nagiye numva nako iyo uri muri situation, iyo situation ijyamo cyane. Yego. Rero ngiye iyo situation nayigiyemo cyane, birangira njya kumva n'imanza zitari z'abandi nyine ngiye kumva eske iyi dossier ni biba bimeze gute. Njya kumva izo manza, ako nakumva izo manza nkumva nyine ngiye mfite icyizere nyine. Yego. Ntaza hano giturutse, kandi nziza nyine kugira icyizere. Nkagira icyizere nkavuga wenda ubwo uyu runaka bigenze gutya na runaka nawe bizagenda gutya, na Ale nawe bizagenda ukundi. Icyo cyizere nkakigenderaho. Ipaka itari kiragira y'urubanza, mvuga byanga byakunda hano tumeze neza, nta kibazo, turaburana nta kibazo. Hari aho rwasubitswe mwahageze, ibyo byagenze bite? Umucamanza mukuru ntabwo yari ameze neza, byabaye ngombwa yuko basubika kugira tuzaze nyine ahari. Rero niyo mpamvu basubitse, babishaka kuri 25 z'ukwa kabiri. Ndumva ni umusibe ejo n'ejo. Yego. N'ejo. Yego. Uyu munsi turi 26 niho dukoze ikiganiro. Yego. Niyo mpamvu dukoze kino kiganiro nyine, twajyaga tumara amatsiko y'abantu bari bategereje ngo Ale bimeze bite. Hari urubanza uko rwaciwe, sibyo? Reka uduhe detaye uko urwo rubanza rwaciwe, sibyo? Isomwa turaza kurigeraho nyuma. Murabyutse mu gitondo mujya, ejo nibwo basomye, ntabwo aribwo baciye urubanza. Ejo nibwo basomye. Yego. Tujye bwa mbere bajye kuburana. 26 baburana. Yego. 26 z'ukwa 12 z'ukwa mbere. Yego. Uwo musoro umeze gute, byagenze gute? Duhe, kuko niho byose bishingiye. 26 z'ukwa mbere. Nyine urumva twarategereje ukwa 12 kuvamo, tujya mu kwa mbere, iminsi irihika, 26 ziragera z'ukwa mbere. Tuvuga n'umunsi w'urubanza, twari twiteguye. Yego. Na Ale nawe yiteguye, avuga izo confidence narazifite. Urumva we n'ubwa mbere yumvaga nyine adafite confidence, afite ikintu cyo gutinya, ariko biba ngombwa yuko basubika noneho. Yego. Bwa mbere cyagiye mu kwa 12 Ale ntabwo yari afite confidence yuko bizagenda, yuko afite ikintu cy'ubwoba, yitinya. Ale aravuga ubwo kwa mbere kwageze, buriya n'Imana yabishatse kanjye imbere y'amategeko mburane iki. 26 z'ukwa mbere bwarakeye, bari kuburana mu gitondo nka saa 4 gutyo z'amanywa. Ale aragenda, nawe bo bahagera mbere, twebwe tuza tuhamusanga kenshi. Turaza tuza tubahasanga, bavuka bahageze, abacamanza bahageze, turaburana.
twari twinjiye mu rubanza tuvuga nta kibazo. Twinjira mu rubanza, urubanza rugenda gute? Urubanza twaruburanye neza, urumva nk'umushinjacyaha iyo muri kumwe mu rubanza wowe abagushinja, yego, nawe ufite abakuburanira, abagushinja ibyaha, yego. Ale nyine abona urumva ku ruhande rwa Ale abafite abantu bamuburanira, ariko nawe akaza kunyuzamo akagifatira akivugira. Ibyo byose batubwira en detail, muri detail. Yego. Ale yaraburanye, habanje kuburana ari cyangwa habanje abavoka? habanje kuburana abavoka ba Ale. Yego. Batanga ingingo zifatika, nyine batanze proof zose zifatika zerekana ko atigeze acuruza ibiyobyabwenge. Yego. Ariko izo proof zose bazitanze n'umushinjacyaha nawe atanga proof ziwe. Niho hantu bahajemo ikintu cyo kuvuga ngo twereke ikimenyetso cyerekana yuko Ale yacuruje ibiyobyabwenge. Yego. Arakibura. Inde wakibuze? Umushinjacyaha. Ntacyo yigeze abona. Akibuze, urubanza rurakomeza. Abacamanza nibwo babonye yuko nyine ari ukuntu wowe ubona ishusho ukayibona mu kintu cyawe. Yego. Ukavuga ubwo byagenze gutya, ibintu urubanza n'uruca abana, nyine twese niko twatashye mu mutwe twibwira. Kumva? Urubanza bararuburana rurarangira. Tutararurangiza, Ale we mu kuvuga yavugaga iki imbere y'ubushinjacyaha y'ubucamanza? Ale we baramubazaga, we akavuga yuko atigeze acuruza. Niba hari n'ibimenyetso bihari nibabizane wenda bigaragara imbere y'urukiko. Yego. Cyangwa niba hari ahantu yerekana yuko Ale yahererekanyije amafaranga n'undi muntu, cyangwa niba hari ahantu bamufashe ari gutanga ibiyobyabwenge bakamuhereza amafaranga. Ubundi umuntu bamwita umucuruzi ariko yacuruje nyine ikintu, yatanze icyo kintu bakamuha amafaranga. Icyo kintu, ibyo bintu nyine biba ari ubucuruzi, si byo? Biba ari ubucuruzi cyane. Rero icyo kintu niba cyarabuze mu rubanza, twebwe twumvaga urubanza rwarangiye. Niba wenda niyo batahita bamurekura, twumvaga just banagabanya, nkurikije nk'uko izindi manza nagiye zibona. Nabonaga izindi manza nkabona nk'umuntu nyine bafatanye ibiyobyabwenge bingana gutya. Usibye ko n'ubu ngubu nta nubwo wenda singiye kuvuga izina ry'umuntu runaka kuko uwo muntu twarabanye nawe igihe kinini tubisangira. Yego. Ako nkeka benshi baramuzi, nyine sipaka mvuga izina rye. Oya, namaze ntabwo ari ngombwa. Ako ejo bundi ubwo bamufataga, yashinzwaga ndumva muri dosiye uko nabibonye ku mbuga ngo ni ugutunda no kunari ibintu nk'ibyo. Ariko nawe bari bamufatanye itabi ryinshi rihagije. Ako we arandika, ni umuhanzi n'iki. Ako we ntabwo yagiye mu nkiko ngo aburane, yagiye muri rehab. Ubu ngo ari muri rehab, anytime yazataha, ibintu ni sawa, nta kibazo. Yanatashye ahubwo biranashoboka. Rero njyewe ukibaza ngo kubera iki, nyine nkaguma nibaza akantu kakaza mu mutwe, nibaza se kuki biri kugenda gutya ku muvandimwe, kandi nawe yakabaye basi niyo atataha basi bakoroshya icyaha nyine. Yego. Kuko sinumva, ntago wenda ni icyaha mu gihugu cyacu, ni icyaha kuba wanywa ibiyobyabwenge. N'abandi basore babyumvireho, ni icyaha gufata ibiyobyabwenge ukabikoresha mu gihugu cyacu. Ntabwo ibiyobyabwenge byemewe. N'aka kanya mbivuga, njye nemeye guhinduka, narahindutse. Yego. Rero ikintu utugaruka ku rubanza, singiye kujya kure wenda mvuge ku by'uwo muntu. Ntibitureba bakora kugira ngo kugira ngo nyine tubihuze. Kugira tubihuze nyine.
rero nkumva niba arashinzwe gucuruza none atari kwa kundi uvuga ngo umuntu twamufatanye wenda ibiyobyabwenge byinshi buri imwe ebyiri 10 wenda sinzi ukuntu mu mategeko bimeze kuko sinayize wanasanga buri imwe bayikatira umwaka umwe wenda bikaba ariyo mpamvu byahuye n'imyaka 10 sibyo basanze bure zingahe 10 ni nazo arashinzwe yego niko arizo nyine urumva muri dosiye bari kwandika ibintu wacuruje bandika n'uburyo byanganaga yego umva ari gushinzwe ko acuruje 10 izi 10 rero niba zimuhama iyo myaka 10 ikamufata ukenge sinzi amategeko ariko wenda bo bafite ukuntu babibara yego kandi nyine ale wese yavugaga ko ahamye neza ko atigeze acuruza yego ni nako bimeze ya ale nigeze acuruza kuko ngiye ibintu byari ibyanjye nyine byemera yego byaye kandi byo kunywa waranabihaniwe yego urumva nge nagiye mu kigo ngororamuco narahanywe narumvishe nasabye n'imbabazi yaba ari ku banyarwanda yaba ari kuri leta na n'ubu ndacyasaba imbabazi yego kubyo wenda kubyo nakoze ndacyasaba imbabazi yego turi urubyiruko turakosa ako igihugu nyine nacyo ni umubyeyi yego muri urubyiruko murakosa no mu mateka mabi wari waciyemo y'ubukene yo kutagira papa kureberera abenshi bumvise inkuru yawe kuko akenshi buriya ntabwo wenda mvuga ngo nisanishije n'abo bantu ariko cyane cyane uzacunge n'abana bapeti baba ku muhanda wenda hari benshi bagiye baba inshuti zanjye ariko ubu ngubu ntabwo tugihuza kubera bo baracyari muri ya nzira ariko igihe kizajyana nabo bigende neza yego urumva nk'abana bapeti baba barara ku muhanda baba barara mu biraro iki wasanga nyine mu bihe bya kera byanjye wasangaga nabo ari abashuti banjye nyine mu bashuti nabaga mfite nabo babaga ari abashuti banjye ugasanga umwana anywa esanse anywa tineri nyine bafata hayi nyinshi nyine kugira biyibagize yuko bafite ibibazo yego wowe ufite ibibazo byo kumva yuko nta hantu ufite ho kurara nta kindi kintu wakora cyabikwibagiza urara muri free urara muri free kuko ntiwajya gukina wakina se gutushona ntabwo nyine byashoboka yego ahubwo ushaka ikintu gituma ubwonko bwawe buba busy yego ukaba busy nyine mu kintu runaka rero biriya biyobyabwenge niyo mpamvu usanga byafasha umuntu bikamugira busy akamera nk'uhuze ahubwo wagahugira mu biyobyabwenge yego kuko nta yindi decision aba afite kereka ndabonye nk'umufasha abaye ari umuntu utumva yego byaba bigoranye kumugorora nyine kuyagaruke mu nzira nzima bivuze ngo nawe kugira ngo ugere kuri icyo cyiciro cyo kunywa ibiyobyabwenge ukajya unabizana mu rugo n'ibyo washaka kwiyibagiza byatangiye ari ibyo ushaka kwiyibagiza rimwe na rimwe biterwa yuko hari n'ibyo uba ubona n'amaso yawe ariko utabwira undi muntu wowe ukavuga basi ikintu cyabigabanya nyine singume kubifokasingaho nuko njye naba ameze gutya nyine naba meze nkaho ndi muri bize mu kintu runaka niba nta kazi mfite nta kintu mfite cyo gukora ndakora iki kindi nta kindi kintu mfite cyo gukora usibye kwicara mu biyobyabwenge umunsi ukanyiriraho yego ejo bakaza bakamana nkabisubiraho gutyo kuko nta hantu mfite najya ntabwo mfite hepfo na ruguru ariko iyo uri umujene ukagira imana uri muri ibyo biyobyabwenge ukaba utarabasha kubivamo ukagira n'izo mana leta nayo ikagufata ikaba yakujyana mu kigo ngororamuco ubasha kugaruka nyine urundi muntu yego none se wenda Alain we ntabwo yigeze anywa ikiyobyabwenge Alain ntabwo wamushingira niba sinzi uko bavuga washinguka uti Alain ntabwo yigeze anywa ibiyobyabwenge ntabwo yigeze anacuruza ibiyobyabwenge yego
Ale ntabwo yigeze acuruza ibiyobyabwenge. Ibyo byose bizanye ingaruka ku muryango wawe, bizanye ingaruka muri sosiyete. Kumva ntacyo ufite wabikoraho. Yego. Usibye kwicara bajya gufata izo bule. Niwe wari wazizanye mu rugo si Ale? Ya. Njye wari wazizanye mu rugo. None se Ale we yaburanaga, Ale yarakwitangiye, we yaburanaga avuga iki muri icyo gihe? Tubwira amagambo utajya yibagirwa nyine mu rubanza. Ale we nta magambo menshi yari afite yavuga nyine tu, usibye kuvuga nyine yuko atigeze acuruza, anasaba imbabazi bamworohereza. Yego. None se ubucamanza bwo abashinjacyaha bavuga ko yacuruje ibiyobyabwenge, we birumvikana ko avoka yavuga ati tanga ikimenyetso cyerekana ko yacuruje, ntikiboneke, birangira gute? N'undi mu rukiko akora ikimenyetso. Yego. Akora ikimenyetso, ariko nyine iyo nta kimenyetso gihari nta n'ikintu kiba cyabaye. Urumva iyo nk'uko urubanza rwagenze, nk'iyo byagenze gutyo, mwebwe muri gukurikirana urubanza muba mubona nyine ukurikije n'imanza uba waragiye ubona n'ukuntu abantu bagenda baburana, ubona ko urubanza ari urucabana nyine, ari ibintu byarangiye bifite umurongo. Ahubwo yarezira tuza kwakira, ubu wowe ku giti cyawe uraza kuyifata gute nyine? Ahubwo kubera ubuze ufite confidence uvuga byararangiye. Mbese niba urubanza rugiye kurangira bakabaza se ni iki cyerekana yuko yacuruje, uwo kakibura nk'umuntu umushinza, ukitavuga okay, urubanza nawe tuzarusoma zino tariki, mutahe tuzahuze zino tariki. Yego. Bahise basoza urubanza. Mu gusoza urubanza rero murataha, babaha indi tariki yo gusomerwa. Mwatashye mwebwe n'abavoka muvuga iki? Twumvaga nyine dufite confidence n'abavoka, tuvuga ubwo tayari kadutegereze itariki baduhaye, dufite icyizere azataha, twaburanye neza nyine. Urumva niba ikintu cyabonywe n'umuntu urenze umwe, mwese mukagihurizaho yuko byose byari byiza, ubwo ni ibintu bigaragarira ishusho y'umuntu, ni ibintu nyine bigaragara. Yego. Wenda ntabwo tuba tuzi amategeko agiye kure, kuko natwe tuba dutekereza ibyacu, n'abacamanza nabo bagakora akazi kabo bigiye, baba bazi nyine, kugategereza rezilita ziva mu kintu. Musohotse rero, ubwo urumva musohotse mufite ako ga confidence nk'abantu batazi amategeko, mushaka ko n'urubanza ruhengamira kuri mwebwe, birumvikana twese niko tubyifuza. Mwabajije umunyamategeko, mwaramwegereye wenda nk'umuntu ufite amatsiko, muti avoka bimeze bite, we wabonye gute urubanza? Mwamubajije ababwira gute? Umwavoka nyine iyo muri kuganira bakubwira nyine yuko ari urucabana nyine, nta kibazo ko dutegereza ibizavamo, ariko gusa icyo mbijeje yuko nuko twaburanye neza. Iyo umuntu akubwiye gutyo waravuga okay, nanjye nkuko nabonye ko baburanye neza, dutegereze. Nanjye nzi ko wampamagaye umbwira uti ibintu byari sawa, urubanza n'urucabana rwagenze neza, Ale azasohoka, ni kwambwiye. Babwira ko mugomba gusomerwa ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri, aribwo ejo hashize. Wari umunsi mwe mutegerezanije amatsiko, sibyo? Ejo hashize wari umunsi mwe mutegereza amatsiko byanze bikunze, ari wowe ari mama. Uwo munsi mwe mutegereje gute? Uwo munsi nyine abantu bose bari bafite amatsiko, yaba ari njyewe, yaba umuryango, yaba abadukurikiye, bose bari bafite amatsiko nyine tariki 25.
ahubwo nyine izo tariki nyine iyo twarazitegereje ziragera. Buri wese nyine arabyuka, nkajya ndeba ku isaha nkabona isaha iri kugenda. yego njye nari nishizemo kujya kuzana, nari nishizemo kujya kumva urubanza. Kuba byari kuwa gatatu, kandi kuwa gatatu aba ari visite, ugomba kujya kuzana ale kuri visite. niba bananyanditse ari sawa, njye nari kujya kuri visite ngiye gusura ale, aricyo kinjyanye. Ariko nari nategereje kumva ibintu biri buze kuva mu rukiko, mvuga ngo ndahita amanuka, tumanukanye. yego ako nyine byabaye ngombwa yuko mbanza ku rukiko mbere yuko njya gusura ale. Ndavuga ntabwo yigeze aza se bamusomera udahari? ariya nyine bagusomera udahari, twebwe twumva imyanzuro yavuyemo. yego then nayo turabajya kukuzana tukajya kuzana. yego nuko rero mwinjiye mu rukiko. njye urumva ku visite nabaye mwiyiretse, ndavuga reka nze kujya kuri visite mushyiriye inkuru nziza. turagenda njyana na twabyo bwaracye mu gitondo, turitegura. Tumaze kwitegura zamurijwe. tumaze kwitegura turambara, turavuga nuko tujye ku rukiko. Twese dufite icyizere. Turagenda, tugeze ku rukiko, twinjira mu rukiko, turicara turategereza, kuko twanahageze kare. Numva bari kumusomera nka 9:00, twe tuhagera nka 7:00. yego turicara turategereza, amasaha aragera, basoma izindi manza. Nk'uko nyine n'ubundi nari nsanzwe njya kumva izindi manza, n'izindi manza nazo narabanje ndazumva. Numva n'ukuntu ziri kugenda, ndavuga icyizere kiracyarimo, ubwo iby'abandi biri kugenda gutya nanjye ibyanjye biraza kugenda gutya. aho kuba utekereza nyine n'Imana ibitekereza ibyayo, n'abacamanza nabo baba barize amategeko, utegereza ukumva umwanzuro uri buze kuvamo. Turaza twicara mu rukiko, basoma urubanza rwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, baba batugezeho nibwo basomye urubanza rwa ale. nta bintu byinshi umucamanza yatubwiye, gusa ikintu yatubwiye yuko ubujurire bwacu bwateshejwe agaciro. yego nta muntu twese twaguye mu kantu, biratubabaza. nguko iki bwateshejwe agaciro? nta mpamvu nzi nayo nigeze menya, kuko iyo nza kuba nyizi nayo nari kuyikubwira. ariko urumva nicyo gisubizo baduhaye. iyo batanze igisubizo gutyo ntabwo bavuga n'impamvu se? bwateshejwe agaciro kubera ko nyine ubundi ku zindi manza nanjye nagiye numva, nuko njya numva nyine ngo iyo nyine bitewe n'ukuntu nagiye nzumva, iyo bakubwiye umwanzuro banakubwira impamvu. yego kujurira kwacu byateshejwe agaciro. ikintu bakoze, bagabanyije ihazabu nibyo bagabanyije. iva ku yavuye ku mafaranga angahe kurangaye? yari miliyoni 15, niyo yaragiye kuri 5. sinibuka neza kubera icyo gihe ngewe bambwiye umwanzuro mpita ntekereza ibindi. nyine ubwonko bwanjye bwagiye kuri icyo gihe. ntibaguha igisubizo wifuzaga? urumva nyine nijye nahise ntekereza ibindi. ndakumva cyane. numva ndahindutse, numva sinzi ukuntu mbaye. icyo gihe ndabyibuka, nyuma y'igihe kirekire nibwo njye nari nongeye kurira. ariko njye sijya mpfa ubundi kurira, ariko icyo gihe nararize, narababaye nyine narababaye. ariko nyine nakiriye ibyavuye mu rubanza. bati ubujurire bwanyu buteshejwe agaciro. bivuze ngo imyaka 10 ale yakatiwe igiye gukomeza uko yikatiwe. nicyo byari bishatse kuvuga? nicyo byari bishatse. icyo gihe umwavoka wanyu ntacyo arenzaho?
umwavoka ntabwo abari ntabwo bahari ni uko basomera imyanzuro yavuye mu rubanza tukayumva nta kindi tukayumva gusa mwasohotse mute ya mama yacitse intege nyine na n'ubu ngubu ntabwo arabyumva yaranarwaye nyine yararwaye nyine amizi we byamukozeho cyane kurusha uko ngiye byankozeho byamukozeho cyane ni ibintu nyine biba bibabaje cyane kubona nk'umubyeyi wawe nyine ari kurira kandi amarira y'umubyeyi aba ateye ubwoba nyine kuyabona hari ukuntu uba uzi yuko umuntu w'umubyeyi nyine atari umuntu ujya upfa kurira ari umuntu ukomeye mu rukiko yari amarangamutima mu kumva urubanza mu kumva urubanza nyine tumaze kumva decision zavuye mu rubanza tumaze kumva imyanzuro yavuyemo yego njye nta nubwo nari ndi gutekereza hano hafi ikintu nari ndi gutekereza ubwo nibazaga nyine ukuntu kuri visite yo kuwa gatandatu se nzajya kubwira iki ale koko ale wari ufite icyizere afite confidence ari umuntu usigaye useka ari umuntu wazanye morali ubwo imbere nyine kuri gereza wagiye kumusura nk'ubwo wamubwira iki yego nta kintu usibye nyine kumubwira ibyavuyemo bikamubabaza cyane ubundi akajya kuryama nta kindi umuzamubwira ngo ukize ubundi grand merci Adela nanjye ntabwo nzi ikintu nabwira ale kandi ntabwo nzi ikintu nzamubwira kabisa gusa nyine aho ari ijambo mwe mwavuganye mutandukana ku rukiko mwavuganaga gute dutandukana kuri visite ya nyuma nibwo mperukana na ale yego kuwa gatandatu hari akabibiriya namuhaye kaka bayibo akamuhaye mubwira imirongo naramubwira ajya asoma zaburi nyine zaburi iyo ari yo yose ajya asoma n'akajya aryama adasomye zaburi ngo uzasome zaburi paka utashye ngo njye nabaraga ko azataha nko kuwa gatatu nyine nk'uko bazasoma urubanza n'izo confidence nari mfite ubwo numvaga izo zaburi nazisoma kuko twese twizera Imana kandi nyine Imana irakora yego numvaga izo zaburi nazisoma hari ikintu bizatanga mu mayira yiwe ukumva kuko dukora n'Imana ikora ijambo rya nyuma namubwiye ni ugusoma zaburi namuhaye akabibiriya wumvaga afite icyizere cy'uko bizagenda neza niwe yari afite icyizere ahubwo nyine nk'iyo nkuru ni inyumushira yo kuwa gatandatu ngubu turi kuwa kane ejo bundi ni kuwa gatandatu mba nibaza nyine azatekereza iki mwari mwarigeze se mupanga wumva umuguti uzataha bigenda gutya na gutya kumbwira nataha yari afite nyine twaraganiraga akamwira nataha azashinga umushinga wo korora we arashaka korora nyine arashaka korora ibintu by'inkoko ibiki nkamubwira we nutaha nta kibazo byose tuzabikora ako nyine wumva nizo nzozi ziwe nyine ibintu byo korora nibyo bintu byiwe akunda nyine kuko akunda inyamaswa cyane akunda amatungo ndetse ubu ngubu hari ukuntu inkuru zaba zitaramugeraho grand merci wowe ubishaka utarabimubwiye mama atarabimubwiye ariko kuri telefone hariya ntabwo yabemereye gufata telefone ntabwo yabona uburyo ahamagara nyine keka kuri visite nibwo tubonana nkaba nabasha kumubwira ibyavuye mu rukiko ako guhamagara ntabwo ho byakunda gusa abacungagereza ntibamubwira
abacungagereza kereka bageze ku rukiko bakareba urwo rubanza ako se bari mu kazi nabo baba bari mu kazi kabo ntabwo bari bahari ntabwo bamumenya rero ngo byagenze gute sibyo gutegereza akazabona tumugeza ariko byanga byakunda ko yarazi ko azaburana kwa gatatu akaba azi ko tutamugezeho wenda washobora kuba yimagina yo kuba bamugabanyirije imyaka ariko atari ko bimeze nyine imyaka ikiri yayindi nta cyahindutse hariya nkuru ategereje kumva mu matwi yiwe. Ku giti cyawe nka Merci wababaye gute? Icyo gihe narababaye nyine narababaye kubyakira birananira no kujya no gutaha nyine byarananiye nkajya numva sinava ku rukiko nyine nahagaze ku rukiko nyine ndarira ndihanagura bishize ndataha ndumva uwo munsi ku mugoroba nibwo twavuganye nibwo twavuganye nuko nguko rero ukomere Grand Merci kubona umuvandimwe ari mu gihome wari bwiye ko ari mu igororero ari mu igororero mutari kumwe ni igikomere byo rwose ni igikomere ariko ngenda avuga ngo Imana igira inzira ibihumbi, Imana igira inzira utamenya ngo nizihe, izo twibwira ko twebwe arizo Imana icamo ni ukuri ntabwo ari zicamo. Njye nabibonye muri ku munsi w'ejo ahubwo ejo nibwo nabonye ko Imana igira inzira igihumbi. Hari akantu kambayeho saba Imana ikintu ndati Imana wankora ikintu kigatambuka ko numvaga ari ikintu gishobora kutaba cyiza sibyo mu kubivuga iyo usenga ari ubwo uvuga ngo Imana iracisha wenda iracisha muri izi nzira, Imana iza kunsubiza uko nabyifuzaga ariko bidaciye muri za nzira njye nakekaga ko ariho yaca sibyo nakekaga bibariho Imana icisha. Mu rubanza rwa Alain ntitwitege ko ibyo twifuzaga ariko byari kugenda ngo binagucisha ati wowe uvuga uti nibwira Alain ngo soma Zaburi soma Bibiliya nuko wizera Imana sibyo wumve ko Imana ifite inzira ibihumbi. Birashoboka ko yacisha mu mbabazi zindi, yacisha mu bundi buryo. Bivuga ngo wenda bari kumugabanyiriza imyaka agafunga imyaka 5 agafunga imyaka 3 arya ungo agiye kumara umwaka wa 3 birashoboka ko yahabwa imbabazi ubuzima bukagenda neza kurenza byandi twe twibazaga. Izo mbabazi nazo turimo turatekereza tuzihorere, birashoboka ko byacana mu zindi nzira twe tudatekereza kandi bikagenda neza. Ni nako tubyizeye ko Imana ihari izafasha Alain agasohoka akaza kubaka umuryango hamwe n'abavandimwe n'umubyeyi bakawubaka mu igororero. Nkeka ko igihe amazemo yagorowe niba bamushinja ibyo byaha sibyo nubwo wowe ubwawe ku giti cyawe uzi ko nta cyaha yakoze ahubwo yakwitangiye ko yarakwitangiye uyu munsi bakaba bongeye kumuhamya iriya myaka 10. Bivuze iki kuri wowe Grand Merci? njyewe ngubu nyine aka kanya ndi hano hanze ndi muri buno buzima bwo hanze nandukanye wenda n'undi muntu uri mu nzira yo kugororwa. Njyewe ngubu imba ndi gufata experience y'ubuzima. Ubu ale ahantu nyine ahantu ari ubu ngubu tuvugana ari kugororwa, ari mu kigo ngororamuco, ariko ubu ngubu ikintu nasaba ngiye ku giti cyanjye yego yaba ari umuntu ukurikiye kino kiganiro cyangwa umuntu ukomeye cyangwa umuyobozi runaka
cyangwa perezida wa repubulika, yego ikintu nasaba ni ukumpa imbabazi ngiye ku giti cyanjye mbere na mbere, kuko mbere nabanje kuzisaba abanyarwanda, ariko nsabye imbabazi no ku buyobozi, nsabye imbabazi ku bayobozi abo ari bo bose, nsabye imbabazi kuri perezida wa repubulika, nsabye imbabazi ku gihugu cyose muri rusange. yego umuvandimwe wanjye ale mumuhaye imbabazi yagaruka tukubaka sosiyete nyarwanda, tukubaka igihugu, kandi tukabera urugero n'urundi rubyiruko urwo ari rwo rwose ruri mu Rwanda cyane pe, yaba kuri we mujene ugikoresha ibiyobyabwenge, yaba kuri wowe utarabikoresha uri mu nzira zo kubikoresha. Iyi nkuru imaze iminsi ica kwa Gerard Mbabazi, buri muntu wese izamubera isomo ry'ubuzima. Ntuzifate ngo wishore mu biyobyabwenge cyangwa ngo wifate wirare ujye mu buyobe, wibagirwe ejo hazaza hawe. Ugende wirohe mu biyobyabwenge, wirohe mu ngeso mbi, kuko ejo hawe harakureba, kandi abanyarwanda nyine twese baradukeneye. Twese dufatanyije twakubaka igihugu kandi tukagera kure, kuko dufite ejo hazaza heza. Nsabye imbabazi ubuyobozi, nsabye imbabazi igihugu, nongeye mbisubiramo. Mberetse umuvandimwe wanjye ale, uyu mwaka wa 2026 muri kuzamubera umwaka w'ibitangaza, asohoka aze twubake sosiyete, kandi nawe ndizera yuko ashaka kujya hanze akagira icyo amarira igihugu, kuko imyaka afite ni mikeya iramwemerera kubaka igihugu. Aracyari umujene, ni urubyiruko, 25 ni mikeya. Nsabye imbabazi mbiseguyeho ku makosa nakoze no ku byo nakoze byose, ntabwo bizongera ukundi. Kandi n'undi muntu wese uzi ko agikinisha ibiyobyabwenge cyangwa kibikoresha, uhamye ko ale atigeze abijyamo we? ale nigeze akoresha ibiyobyabwenge, ntigeze acuruza ibyo bintu byose. Aka kanya yakabaye ari njyewe n'abandi bari muri ubwo buyobe, twakabaye turi muri izo nzira. Ako ndashima buri muntu wese uzi yuko yabashije guhinduka, n'utarahinduka kandi ahinduke, ko turi mu nzira y'iterambere. Nicyo nagezaho abanyarwanda bose muri rusange, mumbabarire ku byo nakoze. Yego, grand merci. Uri kutwumva nuko byagenze. Grand merci. Ati nigiye agakwiye kuba uri mu mwanya we, nigiye agakwiye kuba umeze gutya na gutya, sibyo ko nawe utabikwiye. Aho uri hanze ahangaha uri kwiyubaka, uko yubaka niko wubaka umuryango wawe, niko wubaka igihugu. Rero amategeko ni amategeko, kandi dufite ubutabera. Itegeko burya rikurikizwa nk'itegeko. Itegeko ni itegeko. Nta gihamya, nta kimenyetso. Ikimenyetso gishobora kukwicisha kandi uri umwere. Ikimenyetso gishobora kugukiza kandi uri umunyabyaha. Iryo ni itegeko, niko rimera. Iryo ni itegeko. Uwo rigonze riramugonga, uwo rikije riramukiza. Twese tukavuga ngo ni amena. Ni amategeko nyine. Gusa hejuru ibyo byose, hejuru y'amategeko hari imbabazi z'umukuru w'igihugu, hari imbabazi zo kwitwara neza. Ni ukuri ababishinzwe, abari kutwumva, ababikoramo, we beg you,
ku bwa Merci na mukuru we Alain. Abakurikiye inkuru, abatarazikurikiye, mushobora kujya mu biganiro bindi mukumva ubuhamya bwa mbere bwa Grand Merci y'uburyo yinjiye mu biyobyabwenge, mukuru we amubuza bikarangira amwitangiye avuga ati aho kugira ngo petit frère wanjye mumufate n'igihe mugomba gufata, byose abyishyiraho, sibyo? Uyu munsi rero mureke tugire icyo dukora ku bwa Alain. Hari ibyo mwakoze, nibyo hari ibyo mwakoze ku bwa Alain, ku bwa Grand Merci. N'uyu munsi no kugira ngo urubanza rwongere ruve muri 2027 ugere 2025, rusomwe 2026, ni mwebwe mwarakoze. Ariko turacyafite urugamba, ntiducike intege. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo bisoze neza. Icyo twifuzaga twese ni uko Alain ava mu igororero, ni uko Alain asohoka, tukavuga tuti amashimwe ni ayawe. Mana uri mu ijuru utwumve, umuyobozi uri kutwumva, ba inzira yo kugira ngo Alain asohoke, turakwinginze. Dusoje toujours turi nyuma ya Grand Merci mu buryo bwose bushoboka, kugira ngo tuvuge tuti turwane rwa rugamba, dukurikire Grand Merci naho bitagenze uko twe twabyifuzaga. L'homme propose, Dieu dispose, sibyo? Twebwe tuhaye ibyo twifuza ko Imana hari ibyo iba yaduhaye, hari ibyo iba yashyize hariya, tubyakira uko kubyakira uko. Rero tugomba kumuba hafi, reka dukomeze kumuba hafi, tumuteze imbere, agenda akomeza asure Alain. Urabona ko ataragifite ubushobozi bwo gusura Alain kubera maisha, ubuzima bwo kutagira akazi, ubuzima bw'ubukene, ubuzima. Dukomeze tumuhe, tutongera kumubona yasubiye hasi, atazanongera kwisanga mu biyobyabwenge yo kugira ngo yibagize ko mukuru we afunze kubw'impamvu runaka. Twongere tumube hafi, kwa kundi twabikoze, twongere dutangire bundi bushya. Grand Merci, nadusoreje. Ndagukomeje muri ayo magambo, ijambo rimwe, komera. Alain yarakubwiye ngo ugomba kuba umugabo uyu munsi, noneho kurenza ikindi gihe wamubaye, sibyo? Iby'imyaka yari kuzamuka, izamuke noneho uba umugabo no kurenza. Niba wagombaga kuba umugabo kabiri, mugeze ubutumwa yambwiye ngo nzakubwira ngo warakoze ku bwa buri kimwe. Tuzabivugana nasohoka, kandi ni vuba. Ururimi turwatoza ibyiza bizaba. Merci. Vuga nimero telefone yawe, inshuti, umuvandimwe uri kutwumva muri kano kanya, wabuze ya nimero yawe, twongere dutangire bundi bushya, dusunike paka. Ikibazo cya nyuma, birashoboka ko hakongera kuba ubujurire? Ubujurire burashoboka. Burashoboka indi nshuro ya kabiri. Bisaba gutegura urubanza mu buryo budasanzwe. Rero mureke muri ya groupe y'abamushyigikiye, ushaka kongera kujyamo kugira ngo atange igitekerezo, n'ushaka kumuhamagara kugira ngo twumve uko byagenda n'ubwo bujurire bwongere bubi. Grand Merci arahari kugira ngo tubimufashemo. Vuga nimero ya telefone: 07 2 9 5 7 6 5 7. Urakoze.